Haleluya, tubanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, tubifuriza kugubwa neza aho muri hirya no hino mudukurikiranye. Amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose mudukurikiranye, turabakunda cyane. Dukomeza kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2025. N'iby'igikundiro rero ni byiza, birashimishije kuba dushoje umwaka amahoro. Imana izi kugira neza ikomeze ibahundagazeho imigisha myinshi cyane. Turabakunda nka Cape TV 47, turi hano ngo dusangire ijambo ry'Imana, turi hano ngo tuganire kandi twubakane imitima yacu kugira ngo imitima yacu ikomere. Ni ibihe byiza rero byo gusoza umwaka, turabashimiye cyane. Uyu munsi insanganyamatsiko yacu akaba ari yo kurebera hamwe ati se Noheli nziza turayifurizanya dute, cyangwa se ibirori by'umwaka turabyifurizanya bite, turishimana n'abacu gute. Icyo nababwira nshuti zanjye, nshuti z'umusaraba, nibyo ni ukwishimira isoza ry'umwaka na Noheli, ariko tukabikora tudasayisha. Mwitonde bene data, nshuti z'umusaraba, aho babatumira hirya no hino ngo mujye gusangira isoza ry'umwaka cyangwa se kwifurizanya Noheli nziza. Mwitonde ejo batazagutumira ukagenda ufite agakiza ukagaruka nta gakiza ugifite. Menya ko ibi bihe by'iminsi mikuru Satani akora cyane, kuko niho yungukira abivanga mu byaha, abajya mu ngeso mbi. Niho Satani aronkera ibitambo byinshi by'abantu batamba ibitambo by'imibiri yabo bishimisha bakora ibizira. Mwirinde rero bakristo bene data, tugomba kwishimana n'abandi, ariko tukagira ubwenge, tukamenya ngo aho duhagaze nihe, umwami dukorera ninde, umwami twambaza ninde. Mube maso rero, mukanguke, mugire imitima mishya, mwirinde ibyaha, mugire Noheli nziza, ariko imitima yanyu nayo isigare iramya Imana. Ni byiza ko tugira ubwenge mu bihe byose, kuko Satani we icyo ashaka nukuba yagufatirana muri ako kanya gasa naho ari umunezero, gasa naho ari ako kwishimisha. Niyo mpamvu ku mukristo, iyo bigeze ku mukristo bigomba kuba icyitonderwa cyane, kuko iyo bigeze mu bintu bijyanye no kwishimisha, kuko twebwe abana b'ijuru ntabwo twaremewe kwishimisha no gushimisha iyi mibiri twambaye. Mukanguke, mugire ubwenge. Ahangaha ni icyitonderwa nshuti yanjye, mwene data, mushiki wanjye. Ibyo ukora byose menya ngo imirimo ukora ukiri hano ku isi hari aho yandikwa mu gitabo cy'imirimo, cyangwa se mu bwami bw'Imana. Ese muri iyi minsi mikuru mu bwami bw'Imana ni icyo ushaka kugaragaza? Abo wasohokanye nabo ni izihe mbuto uri kubeberera muri iki gihe cyo gusoza umwaka? Mwitonde rero nshuti z'umusaraba, kugira ngo ejo tudasamara ugasanga dutakaje impano y'agakiza iri muri twe. Noheli nziza umukristo nyamukristo agomba guserebura, akishimira kurenza ibindi bibaho mu buzima. Nuko Yesu yaje mu buzima bwe akamukiza ubuzima butwarwa na kamere y'icyaha. Icyo nicyo nyamukuru umukristo nyakuri agomba kwishimira. Twishimire ko Yesu yadukijije ingoyi y'icyaha, tubizirikane, tubihamye, bitubere umunezero. Ibyo nibyo twakakwiye guserebura, twirata muri iki gihe cya Noheli. Icyo nicyo kintu cyatuma amarangamutima yacu azamuka, noneho natwe tukarushaho kuramya Imana no kuyiha icyubahiro, kuko yirukanye Satani n'imirimo ye mu mitima yacu. Mwene data, nshuti y'umusaraba, kanguka ube maso mu gihe nk'iki. Satani atakwiba ngo uri kwishimira iminsi mikuru, kandi mu by'ukuri urimo uratakaza umwimerere w'agakiza, urimo uratakaza ubugingo.
hirimbanira kugira ngo icyo wigishijwe, icyo wamenye ugiharanire, ugifate, ukigundire, kugira ngo hatagira umwanzi ukikwambura. Noheri nziza kuri mwese, ariko twibuka ko twebwe turi abana b'umucyo, twaremewe imirimo myiza muri Kristo ngo tuyigenderemo. Ntabwo tuzigera tugenda nk'abana b'isi. Niyo mpamvu tugomba kugira Noheri yacu nk'abana b'Imana, tukamenya kwivangura n'ibizira, tukamenya gufata inzira twahisemo gufata, tugakurikira umwami twahamagariwe gukurikira, kuko nibyo bidukwiriye nk'abana b'Imana. Na babandi bakiri batoya mu gakiza, namwe reka mbagarukeho. Mwirinde, mwitondere izi za Noheri, ibi birori biterurwa hirya no hino mu mazu yacu. Mwirinde bana bato mu gakiza, kugira ngo ejo mutagenda ntimugaruke. Ikiruta ibindi nuko twakiranuka tukamenya Imana iyo ariyo, imikorere y'ijuru iyo ariyo. Satani we arashishikaye muri iyi minsi yo gusoza umwaka kugira ngo agushe ibihumbi n'ibihumbi by'abitwaga abana b'Imana, abagushe mu cyaha cy'ubusambanyi. Mbibutse inshuti zanjye, inshuti z'umusaraba, icyaha cy'ubusambanyi niwo muzi mubi usharira wagutandukanya n'Imana. Kandi mwene data, nshuti y'umusaraba, niba wumvishe iki kiganiro wamaze kugwa mu cyaha gisa gutyo, witinda mu byaha, kuko nta mahoro y'umunyabyaha, kuko icyaha nicyo cyatuzaniye umuvumo, icyaha nicyo cyinjije umuntu mu rupfu. Mwirinde bene data, nshuti z'umusaraba, kugira ngo ejo tutavuga ngo twishimiye Noheri kandi twatakaje ubugingo bwacu. Bene data, nshuti z'umusaraba, ibi ndabibabwira mbahugura, nanjye nibwira, kugira ngo twirinde, tube maso. Benshi bari hirya no hino, bagiye, imiryango yagiye guhura hirya no hino, hari ababaza inka, hari ababaza amahene, hari benshi babikoze ku buryo butandukanye. Ibuka ko neza muri iyi minsi mikuru niho Satani agushiriza abantu benshi, ugasanga benshi baretse ibyizerwa, banejeje imibiri yabo, ugasanga baratandukiriye. Benshi ugasanga yari umukirisitu, ariko nibwo aguye mu byaha byo kunywa inzoga. Yari umukristo mu mujyi, agiye mu cyaro ngo ni ukwishimira Noheri, nibwo avuyeyo yakoze ibizira, yamaze kunywa inzoga, yamaze gusambana. Ibyo ntago ari byo mbuto zizatujyana mu ijuru. Mwibuke ko cunga umwenda wawe ari wo mutima wawe, kugira ngo utawanduza, kugira ngo Yesu aramutse agarutse nawe uzamusanganire. Nka Kepu TV rero turi hano ngo duhugurane, turi hano ngo twigishanye. Icyama ugasobanukirwa icyo Imana igushakaho, icyama ukamenya Noheri y'ukuri iyo ariyo, icyama ukamenya amaraso Yesu yameneye icyo yayameneye. Nujya mu byaha ukishimisha ngo uri gukora Noheri, urabutesheje agaciro amaraso ya Yesu yamenetse. Nibyo, umunsi wo kuvuka kwa Yesu wari ingenzi cyane kandi ni mwiza cyane, ariko ntiwibagirwe igiciro yishuye ku musaraba Igorogota, amena amaraso kugira ngo benshi hirya no hino bahabwe agakiza, njyewe nawe tuhabwe ubugingo. Twebwe abari baciriweho iteka twitwa abana b'Imana. Ntubyibagirwe, ntubitesha agaciro. Gira Noheri nziza ariko wubaha Imana. Gira Noheri nziza ariko wirinda. Gira Noheri nziza ariko utifatanya n'abanyabyaha. Gira Noheri nziza ariko udakora ibizira. Gira umwaka mushya muhire ariko utifatanya n'ibyaha. Ndakwifuriza kuyoborwa n'Umwuka Wera aho muri hose. Bakristo bene data, mwebwe mwamenye neza mukamenya ko gukurikira Yesu ari umwanzuro umuntu afata ku giti cye. Munyamasengesho, wowe uririra abakiri mu byaha, ndasenga kugira ngo ufate akanya k'amasengesho gahagije muri iyi minsi yo gusoza umwaka, kugira ngo uririre ubugingo bw'abantu
batarakomera mu gakiza, bakitumirwa hirya no hino mu birori byo gusoza umwaka, ndasenga kugira ngo ubagirire umutwaro, ubasengere, ubagirire igishika, ubazamura imbere y'Imana, kugira ngo naho yajya muri ibyo birori asigarane wa mutima umwibutsa ko ari umwana w'ijuru, ari umugenzi ujya mu ijuru. Ndasenga kugira ngo Imana ifate abangaba badakomeye, ibabashishe gutsinda ibigeragezo by'umwanzi Satani, kuko Satani atwereka ko kwishimisha ari byiza, kunezeza umubiri ari byiza, kurya no gusangira no kunywa no gusangira n'abandi ari byiza, ariko Satani akadusinziriza, akatwibagiza ko turi abagenzi bajya mu ijuru. Bene data nshuti z'umusaraba, Uwiteka abahire muri byose. Ibi ngibi mbibabwiye n'ifuheri ryinshi, ariko mubyakire kuko niko ijambo ry'Imana ridushaka. Ntabwo tukiri abacu ngo twigenge dukore iby'imibiri yacu irarikira, kandi ubwo tuyoborwa n'umwuka, ubwo tubeshwaho n'umwuka, tugomba kuyoborwa n'umwuka, tukagendera mu mwuka, tukaba mu buryo bw'umwuka. Reka mbifurize kugubwa neza aho muri bo hose, mbabwira ngo Noheri nziza kuri mwese aho muri hirya no hino. Uwiteka abaho umugisha. Shalom, shalom, bye. Umwaka mushya muhire wa 2025. Shalom, shalom.